rero ibi bintu simba nshaka no kubivugaho ibintu birebire gusa mba mbyumva kandi ndabikurikirana biranashimisha cyane kumva ko harimo abantu nyine baba bumva ububabare bw'umuntu bakaba babasha kugira ikintu babivugaho. I really appreciate kandi ikizagerwaho cyose twese tuzakimenya kuko nzi ko ntabwo ibintu byareka gutyo gusa ngo ibintu babireke kandi barabonye ibyabaye kandi nta binyoma birimo. Ubwo rero tubirekere amaboko ya leta kuko nayo turabizi ko irashoboye kandi ireba ibikwiriye ikabikora. Ndumva ari icyo navuga gusa nta hantu ndi kumwe nawe ubwo niba yagiye inzira ze ndi izanjye. Nese Bijou nicyo wabwira Godfather buriya kuva yakitambika mu bibazo byawe tayari yagiye yahuza abamutaye ibishanga. Ikibazo cya Godfather nyine ni uko nk'ubwo nyine nta n'ubwo ubuze ushimira ntubuze uwo muvugana gusa niyo yaba ari icyuka cyaba ari icyuka cyiza kuko cyaramfashije mu bigaragara kijyara kikavuga nyine na Jihad akavuga n'ubwo wenda baba ari abanyamakosa ku bindi bibazo byabo ariko kuri njyewe for now ni abantu bahagaze babasha kumfasha mu kibazo nahuye nacyo kandi it's really pain me. Ni ikintu kimbabaza, ni ikintu kindya ku mutima wanjye, ni ikintu cyanteye igisebe ku mutima ku buryo kuri level uwabaye hafi yanjye we arabizi. So rero ntabwo ari ukuvuga ngo ibintu ngo bigende bihere n'ahandi uzasanga ejo umuntu yanyiciye mu nzira cyangwa se yafashe uwiwanjye akamugirira nabi kubera izina kubera Bijou kandi nta hejuru y'ibintu biri no sense. Gusa icyo nakubwira cyo ntabwo napfukirana uburenganzira bwanjye nzabuharanira kandi I always fight for myself. Rero nta nubwo njye ngomba kureka ibintu ngo bigende gutyo gusa nkaho ndi umuntu wa kenyege gutyo oya. So rero ndabashimiye kumva byonyine mubasha kumva ko nababaye mukaba mwumva uburemere bw'uko wafata umubiri wawe ukagira umuntu wihebera mukajya mugira ibyo mukora ariko we ari busy afata ubwambure bwawe, ari busy afata amafoto y'urukozasoni, wowe uri busy umurwaje uzi ngo umuntu ararembye kumva ari busy afata yesitara video mu nzu, yesitara cameras mu nzu. Urumva njye nta soni mfite z'ubusa bwanjye kuko ubusa bwanjye ni bwiza, ndasa neza, umubiri wanjye urasa neza, mfite ibibuno byiza ku buryo ntawambona ngo bavuge ngo ndasebye. Niyo naba nsebye I don't care kuko ni njyewe. Rero ariko kumva ngo umuntu w'icyo gihe ni ibintu yakoze wowe uragira neza akagambirira kuba yakwambika ubusa kandi wowe ari ibintu wakoraga nk'umuntu uri gukorera future husband you get. Anyway sishaka kubivugaho ibigambo byinshi ariko binantera agahinda kubivuga nta nubwo mba shaka kubivugaho ariko nyine mbonye ukuntu muraye mwicaye namwe ndavuga ntishareka nanjye mvuge kama mbaye. So I'm happy rero kandi Imana ijye bakomeza namwe mukomeze ibyanyu neza gusa mwirinda nanone ikintu cyabangamira mugenzi wawe, ikintu cyabangamira igihugu kandi uzi ko kirenze utarenze ku mategeko, kumvisha abantu ko ahari ari wowe ufite ijambo mu bandi. Njyewe byarantangaje cyane kumva avuga ngo arashimira ngo RIB ngo kuko ngo yamuhaye nyine ubutabera kare kandi ari twe twareze mbere. Ndavuga ntoke ubwo yenda ashaka ufite ukuntu yabigenza ariko nza gukurikirana barambwira ati none uko wowe wamureze ugakomeza nyine ukajya isafari kuko naramureze of course nari kwicara hasi ngo nkurikirane ibyo bintu mpaka kuko nari mfite famille of course ndajya gushaka amafaranga. Rero ntabwo nari kwicara hasi ngo nkomeze mikurikirane ariko aho nazi banyeretse aho byanjye bigeze bambwira ko idosiye yanjye yamaze kuregerwa ubushinjacyaha. So ndategereje gusa ibintu biri muri process kandi nzi neza ko bizagenda neza. Niba hari aho narenganye nzarenganurwa, niba abona hari aho agomba kunyishura ibyanjye yambeshe yankoreshejeho uburiganya kandya naho bizasubizwa. Nibabona ko ubwo nyine ari ibihe nyine nuko isi niko igenda gusa
ntabwo nzigera nceceka nzi ko iki kintu cyabaye gutya, kuko hari byinshi cyane ntashobora kuba navuga nonaha ntarabona ubutabera. Ubutabera nibumara kuboneka muzamenya ukuri kwanjye n'uriya mwana w'umuhungu. Simuruta, ntabwo anduta, turangana. Ntabwo rero njye nari shuga mami we wo kuba najya hariya ngo ajye amfata nk'uko yiboneye, cyangwa se amfate nk'umucakara, cyangwa se amfate nabi, kandi hari icyo nanjye nari maze mu buzima bwe. So reka nirinde kurakara ngiye kujya mu ndege n'Imana itagira icyo ikora kibi. Imana imbabarire. So rero urakoze ngaho muramutse mwirirwe. urakoze biju urakoze kandi ntago nzi njye ikintu ukuntu biju ukuntu nkora ndi umuntu uri very nawe Gatsfada n'undi wese urimo hano. Hari umuntu unyandikiye ngo ntabwo wakabaye ngo uzana biju ngo na Gatsfada ukabaha ijambo, nanjye ndamubwira nti ahangaha ntabwo ari mu Wowe uzi ko rukiko. tudafite Bas- imbuga zacu, twajya ku zacu tukavuga nabyo Eh, byari oya birenze. ndamubwiye nti ahangaha ntabwo ari mu rukiko, niba ufite ikibazo jya mu rukiko. Ahangaha ntabwo hari abantu hano baba bumva ibitekerezo bya ahangaha ni free space, umuntu wese atanga igitekerezo cye bijyanye n'amarangamutima ye. Ugiye no kureba usanga ari wa muntu uba utazi n'icyo bivuze aho hantu yisanze, nyine aba atazi n'ibihakorerwa neza. Njyewe nta burenganzira mfite bwo kukwima ijambo biju cyangwa Gatsfada Hari inyimute se koko gute? ngo bimarire ikiza. Na Yago yaza hano akavuga uko abitekereza, Uko kuko ntabwo bimeze n'ubundi kuko hano ahangaha turi biju ndabizi neza ntabwo ikibazo cyanyu njye cyahita ntabwo ndi gikemuka. umuntu ujya uhisha ukuri. Ari ikintu cy'ukuri cyose nyibonye nanjye ngusanze mu Ni karengane umuntu waje muri iyi nzaguhagararira space azi ko nk'icyangenzi tuje yanjye. guhita So dukemura ikibazo. rero iyo Njyewe mbonye ikintu wowe yakoze untera amabuye, iyo mbonye ntago untera amabuye nabikora kuko nkabona undi si yarehindukiye akavuga ngo iyo ndaya wowe mm, urazi uwo muntu nta ukwita indaya, wowe uramuzi? guys Ntabwo ntago ari umuzi. ibi bibazo bitangira ntago nari mpari sinanjye wahita ubirangiza, ariko banyemereye nabisabye je namwe nje nkuje nayago mwaganira mugakemura ikibazo. Arambwira ati ntago nabyemera, ati ntuzaniviguza Yaba kumbwira ari kandi amaco y'inda, yaba ari amaco y'inda kandi ntabwo ari byo. sibyo. Yeah. Rero guys mujye mumenya yuko ahangaha ni mu biganiriro turaganira. Dialogue buriya akamaro kayo ni uguhuza abantu, ariko iyo abantu batabishaka bakumva hari izindi abantu bitabaje ribu, njye ntacyo Oya, nabikoraho kuko njye ndi umunyarwanda usanzwe. ababikurikirana nabo barahari hano, tuba tugira ngo Hari tumenyeshe abantu abaturage yes ko biju ibintu bihari, kandi nubwo hari abantu bashaka kubona nta kintu bivuga bakagira ngo hari ni planka. Nta planka njye njya nkora kuko ntabwo ni social media, ntabwo njye ratangira kumpemba ngo bivuge ngo nicyo kintu mba ndi gukorera, nta nubwo ari cyo ndiho, kuko amafaranga make yanjye antunze ndayafite atari ayo kujya kurwanira n'abantu hariya. Rero sinzi ukuntu ibi bintu nanjye nabyisanzemo, gusa Imana izadufashe bigende neza, kandi nzi neza ko bizagenda neza, kuko nararenganye muri njye, mba numva nararenganye, kandi koko tutitaye no kuvuga ngo twarakundanye mu bundi buryo, tugiye ku bundi buryo bundi byo gukundana tubishyize ku ruhande, hari ibindi nahohotewemo kandi ngomba guhebwamo ubuyobozi, ngomba guhebwamo ubutabera. You get? Ndamwirirwe. urakoze biju igire mu kazi kandi wakoze. Gatsfada Yo, soza space gaceze. Asohoye. iyi njye sha mfite n'akazi mu kanya, ewe noneho mfite ubukwe pe, ubu ni danje ni ukwikoza mu burira amasaha, ariko baraba premid Ariko ubwo njye buretse gace sinahostinga space nifitiye akazi. umuhenerezo narwanye biju wazare nkakubera umugabo. Ninda biri igitsina n'ubundi ko ari nkayo rwose. Ngaho Kazame. Uzi ko navugiye umuntu. none baraje bagushinje no kwiba umugore w'abandi. wasanga biju agize gutya nawe akazanguruka navuga ati rero yingegera undi yaje iva he ninde wayihaye. Nakugurukana noneho njyewe ndi igisazi fo. Shanuka. Nose biju amakuru. Amakuru ni meza ndakuboneka nkubaze. Uburetse nkubaze. ubu ndi kurira indege ndagiye njye kurangura imiryango, ahubwo bavuga n'ibyango byanjye abadabije ukaricara Kicukiro, abantu mwese muzaze bungiye kubazanira ibyango byiza. Reka nkwibarize, reka nkwendera nkuboneye. Umva. Ucuruza ibiki se mwana ngo nzagenza kwirebera? Ncuruza imyenda y'abagabo, inkweto z'abagabo n'imyenda y'abakobwa, n'inkweto byose nyine n'abana, ariko byiza biri Biju
turashize ngeze muri the party kiriya kibuno cyose ni icyawe. ikibuno nari cyanjye ntabwo natangaye aricyo ko urangiza cyanzanye hano. utabivuze Godifa. uzi ko biri yasimbuye Rode Queen Ikibuno cyanjye se ni kibi ni cyiza kimeze ewe ni gute? kinini wangu mama. hari Nyine umuntu turetse wambwiye ngo kuba kinini hari umuntu ni wambwiye ngo cyiza Yorode Queen gituma nawe arashaje. wumva uhagaze. Mfite nkunjamana ariko nkagira Simari igihe ntacyo bituma narebye. urara uhagaze. ndacyari umwana aho ngaho sinduzuza imyaka y'ubukure. Oya ntaribi iby'abasheri nabaye mbishyize ku ruhande nasanze nta nyungu ari sikamu. ya Abe Judisi yamaze kwiheba. sha noneho sinzi n'uwanyemeza uko ameze. Ngaho re. Urukundo ni sikamu sinzi noneho wanyemeza ko rubaho ubu ukuntu yaba ameze. ntabwo urukundo ari Si ko abantu bose bakundana ku mubare ku mitsi nyine ewana baryana imitsi ukanze umutsi w'umurangiza. ko numva warakaye madame. Ariko ntabwo ari abantu bose Biju, abasore harimo abasore bakiri beza hano. Ubu se nkandi i Kigali mbwira mu Rwanda ni nkandi. Oya abo Wavuga basore ati Biju ndagushimiye uyu nguyu muzakundane. I'm here. Uzirinda abasore b'abasitari. Wishakira umuja muri Roki. Muri Roki se ikibazo nyine ubwonko abankunda wabona ari abasitari. Urishakira Safi Madiba kandi ba Safi Madiba bagendera muri Toronto. Sha rero buriya disi nakunda umunyacyaro areke gukunda umusitari niko uri gushaka kuvuga se? Umwana w'i Kigali ntibyashoboka. Ngewe se oya ni umuturage ahubwo wo mu Ruhengeri ubu ngubu umenya ari we nshaka Imana wakoze cyane mu majyaruguru. sawa sawa bye. niko nobuwe inzemo ubudehe niki Shadibo hi. Shadibo niwe nihebeye. Shadibo hi. Ese mwabonye ukuntu njye na Shadibo turi kumwe tuba tumeze neza cyangwa muri aho mwasa ntibaba bakureba ngomba ngaho nyumviriye imbwa kwera ingoma ngewe mani uzi ngewe imbere ya Shadibo ukabona kumeze nk'umubodyguard. ubundi dusiba guhura nibereye mu kazi pfa kuba nateguye nzi ko ngiye gusohoka bro wanenga ibi ari nkayo yose baraba bodyguard babiri bufite ni gati buriya ngewe nkinjira muri BK Arena nkinjira muri BK Arena nzi ko nje gusohoka ndi mu basore bake baba basa neza. Kubaza ni gute wifata ugafata ababodyguard babiri baba bakurinda bari bro ntureba uramubwira akazi mfite uyu munsi mu kanya ngiye kujya mu kazi nimvayo no ku kazi aho nkorera haba hari ababouncer batatu. Uri serious bas nzaburira Shadibo mfite company company yanjye ikora my event planning and management. Okay, so hari igihe rero mba mbakeneye ntabwo ari no kuvuga wenda ngo niki sino kuvuga ngo baba anyway ntabwo baba barinze ngewe baba barinze ibikoresho most of the time baba barinze urabona sound system nyine ikoreshwa bagiye gucuranga mba nkeneye umutekano rimwe na rimwe w'ibintu n'abantu bari aho hantu. Ngewe rero ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ushobora no kuza ntubabone ariko baba bahari ngungura arinzwe ariko bari umutekano n'ikintu cyane. Oya dushobora guhura n'abatwaye atari ukuvuga ngo nabatwaye ngo kuyabandindira umutekano ariko ndabafite muri company yanjye harimo abantu bakora buri kimwe. ntago wansaga mbese ntiwanansagarira nkayoberwa impamvu Shadibo kwisonga mukagenda muri kumwe tasubira. Oya Shadibo se yarabonye twe tugiye ahantu hari abaje baba bari undercover. I wanna be your undercover lover. Wabonye tweet ya Rameki agikorera ubuvugizi abakobwa arangije abintamo sha ariruka Rameki ni umutekano arankwepa dore ngaho buno bre
Shadi narafushye kuko na Nobrena byarambabaje biriya bintu ntutekereze ko byanshimishije bebe. Shadia n'umwana mwiza man. Ubi- Shadi, Oui. hi bebe. Hi. Urabizi ko navuze ngo nzaba umucakara w'amarangamutima yawe. Ndoro nziza. Ko udahari se udahari igiti si kimugwira. Ariko se ku buryo umugabo umwe w'umusatsi w'umweru wemera akantera agahinda. Ngaho mbwira imbere y'abantu 700 kunkunda. Tuza Nobrena. Umukunda mukaye mu. Tuza. Shadi, I love you. Urabizi ko ngukunda. Love you too. Hallelujah. Kamatanwa. Kamata mukonjo. Mwarangiza ngo uburyohe mbabarira wumve. Shadi reka nkubwize Usanga aho mu gatatu ryamye nkagukubita Kigali yose ivumbi rigatumuka. Shadi nzagukunda ku manywa, ngukunde mu mvura, ngukunde izuba riva, ngukunde tsunami yaje, ngukunda voruka turise, ngukunde intambara y'isi ya gatatu niza. Nakubwiye ko ubundi baravuga ngo umubiri ngo ntabwo ugira pièce de rechange. Ngiye nakubwiye ko ubu ufite pièce de rechange. Impyiko nzaziguha, nubwo mfite amaso atukuye nzayaguha. Ingingo zose uzaba uzi umenye ko ufite backup ntacyo ntaguha. Merci. Hallelujah. Nuko Abyumvishe we Nobrena. Urukundo abantu. Nuko Samusoni bamukase umusatsi yigize ndigabo abaragiye shesa agatuza batizana uwo musatsi bawukuyeho aba yisanze imbaraga zagiye n'ubushobozi. Shadi bizangiye yatwaye amaranga none naravuze ngo amataranga mutima Shadi bunzajya nyatwara. Ningera ahantu hari ikintu nuko mfate break gatoya kubure umwana adatsikira ngo azagira igihe kimarakare. I will be there for you. Kugira ngo mbyemere nubwo nkora nubwo nkora utuzi nubwo nkora akazi kavunanye Shadi kaje nkubwira imbere y'aba bantu. Nemeye ko aya masaha ugomba kumpa bank account yawe. Nkayitanga ahantu ngiye kwa applying akazi nkajya nkora bakaguhemba. Hello. Hallelujah. Hello. I love you Shadi. Mbega urukundo, mbega urukundo, mbega urukundo. Mbega urukundo ntirubaho pe. Umva. Aha ngaha arakwihereye. Keza bya hatari. By the way, Shadi yari inshuti yanjye man, Shadi ndakwemera cyane ngewe, ariko noneho ibintu byabaye during the weekend mva abantu baragiye bafata akavideo kacu pe bakagira trendi ndabireba ndavuga n'ubundi nari ndi kumwe n'umunyarwandakazi ntaribi uriya ako Shadia ni umusitari uziko Shadia ikintu cyamubayeho abantu bose bakibonye wana umva guys muzahure na Shadia abandi mubihorere. Ndasuhuza umushuti yanjye hano witwa ase Shadi kutaryamye buretse gato. No naryamye nuko mba nicuye. Aya Shadi wari uri hano guhera saa 8 z'ijoro nakubonye niba waryama gukicura sinzi. Actually naryamaga n'ijoro. Ugasanga turacyari mu bugamba. Yeah. Shadi babwiza ukuri. Wabwije ukuri. Yaryamye aranyandikira ngo ndifanda aryamye ndakurota. Turose mu kisheri. Ati ndose wagiye kure yanjye ndi hafi yawe kure y'amaso si kure y'umutima umva ko ndi ruhande rwawe. Byamuruhuka. Yeah. Okay. You see? Niko bimeze Nobrena uve kuri byifoto. Iriya foto mwafashe ni y'umufana. Niyo mpamvu bitambabaje. Urumva? Wafashe yaguhaye ifoto nk'umufana ntabwo yakuvugishije nk'umuntu. Bubu. Oui. I love you too. Wabyumvishe Nobrena? Nobrena aramboroka. Ntago ngira nshaka tfama umbwire mu bintu ntagira. Uranzi neza mu bantu bose bahana. Mu bintu ngira ikintu cyitwa umutima mubi Imana yarakinyatse. Reka nkubwire Shadi. Yarakinyimye man. Urumva? Wallahi kankubwiza ukuri Shadi nkuko Nyambo yagiye kwerekana Titi Brown wabo mu cyaro. Shadi nyemerera nzagutwara imasisi ngene ngiye kukwereka Wazarena. Cyo kwereka abamayimai babwira ati dore narakunze. Shadi bunye nyemerera. Cyangwa gutwara cyo kukwereka abajanja winde muri Sudani. Oya buretse gato byabajanje. Shadi yangiye nyemerera
mfite gahunda yo kujya mu Bigogwe vuba aha ngaha nzakujyaneyo azi kukwereka inyongera mfite Greenland. ikemara umutwarayo Si n'ubundi muri Congo Shadi muri Congo ubu ngubu ntabwo ibyo twajyayo kujya kukwereka inka za Godfather. Karegeya nyemerera njye nkugurire urwuri Rata reka urumva njye nzakwijyanira mu ara Bigogwe niho hakunda niyo Greenland dufite. ishyano Ejo bundi mfite gahunda mbwira nzaze tuzigire no mu Bigogwe kwirebera ntabwo n'inka ajya kundana n'abagabo gukama ntabwo yaragera ajya mu kundana Bigogwe. n'abagabo bagufi ntabwo yakwiteza amabi biriya yakoze bite byawe ariko Ngeze ndi areka mugufi n'impyiko umusore y'ihene w'ibituza itoza ki bondo n'amabudomi. bagira ngo ni umuhaza amaraso ubwo se biriya bintu Shadi Wowe ndayagwiriye igitsina urimo uraza uvuga Shadi njye nshaka kujyana muri Greenland ukajya kunywa amata. Shadi mwabonye ukuntu yambaye umukenyero aba ameze? ameze Oh my god, aya ntago bibaho men. kandi ufite irari umbwira Shadi ati gabo we ntabwo unyifuriza amahoro oya ngiye Shadi nshaka kumujyana ntago ari ibintu bya kera urumva. Shadi njyewe ndabikubwiye nzakujyana mu Bigogwe. disi krema yanze Ubundi kuryama ari bahita gufata nubwo bahita amakuru ubundi mu Bigogwe twamubangamiye nuko nyine ari izina rya kampani ya tourism ubundi hariya bahita mu Gishwati. Mu Gishwati ni hagati ya Nyabihu na Rubavu. Ndashaka kuza nkakujyana mu Gishwati Shadia, tuzabipanga tugende. Iyo trip ndi kuyitegura kandi ntago ari ya kera. murabe Ubuse Shadia namukorera iki kindi? Shadia ni umukobwa ese wihaye ko bacica ururondogoro wirwanyeho. wacyohewe wamubwiye bansaba uburenganzira nozi nagira Ndi host mwana ase mwana kuri kwigira nka iyi ni host ahangaha ninjye the boss. ndamubwira The ntazaze boss papa. none se Shadi ntuzagende ese wamubwiye kuri komiti Se mwana kuri arabizi ko uvuye Karayeze vuba niba hari umuntu umeze cyangwa neza waramuhishe bubu ujye umenya ko ari komiti utaza nguyu kabana ubwo noneho kabana hingutse hano karamva kapu haranahiye. mu Bigogwe ariko uzaba watwaye amashampanye kuko Shadi ubu ntabwo yanywa amata rwose ntumubohore. Mu Bigogwe ntabwo ibyo bintu bihaba. Ubwo rero Hariya tegura indi Shadi trip azajya niba ushaka kwiga kujyana na umuco Shadibu aranawuzi. muzajya muri Nyungwe muzajya muri One and Only kuki umva wamutwara mu Bigogwe kuribwa n'ibisura. Ariko kuki Shadi yama mumufata nk'aho ari umuntu Oya Shadi nese uragira ngo n'umwana ibisura bimurye wanyoye n'iriya inka. nzobe ye inyoye